Ngomba kujya gukorera siporo muri uyu muhanda ibya gym nkabireka uburyo nzajya nkora profita kubona nura umutipe bigomba kuba nta kintu kimwe kibaho gikunda nje kumbesha n'ubundi nari nkundiye n'abagore hari umwana nabonye Keti umwana urarimo umwana uteye nka gitari pull up on me. Pull up on me. Rock with the fire, yeah. Energy they too mighty down my yeah. Rock with the fire. Rock. Another tune 6-6. Kazi kanje kachivumbisha siporo z'umunsi ndazirangije ubu nahuje ariko byanze bikunze ngomba kujya gukorera siporo muri uyu muhanda ibya gym nkabireka uburyo nzajya nkora profita kubona nura umutipe bigomba kuba uyu muhanda uhuriramo na Bruno umutipe mwiza Bruno muhaye nimero ebyiri ku buryo mbuze kuri imwe yambona ku yindi Bruno hebya Kennedy byo ajabura ibitesho umukuru yarandamukira mu biki Fone byagenze bite? Se mwana ko nagwamaga byagenze bite se? Fone ntabwo wabifise. Telefone yanjye ngiye ifite ikibazo ndagufata ikikupa sinzi ikibazo yagize. Sure. Ndagufata ikikupa sinzi ndabibutse kujya mu mujyi kwikoresha. Ntabwo wamagaye mbona ni ikibazo ndavuga nti se umukobwa yawe bayikira kangiye kuba niba ataba yapfiriye mu nzu. Kumbi uri muzima uri kwinywera n'akajyisi. Akagenda uko yaje. Ariko nyine Bruno Bego umutipe ni mwiza, umutipe arifunga, umutipe sha duhure kuri byinshi niyo type yanjye tu wenda nzume nibyo kabisa reka ntaye nkigera mu rugo sha umva niyo yampa location y'ijoro kanyayo ndumva ndi bored kweli ariko ubu ngubu hari umwana nabonye Keti umwana urarimo umwana uteye nka gitari uriya mwana nimugeraho noneho no kuyamanika burundu reka muhamagare intumbi kwa dafata fonera Kajya Bruno. Hello.
Morning. Morning to you. Waraye ute? Ya, ndagukumbuye haciyemo igihe kinini ntakubona. Ntabwo mbikubwiye mu magambo ntabwo wabyumva. Ibiri ku muntu ukundi bari umwaka. Noneho njye nta nubwo ari n'umwaka umwe. Byarafatanye bihita biba imyaka 2. Nawe urankumbuye? Ndagukumbuye cyane rwose. Ariko byibura nk'iyo wumva ntushaka kureba ahantu umugabo atuye ngo nahamenye. Hareba se utahanyeretse hano? Umva kugera iwanjye kuri wowe byaba mu gitondo byaba nijoro. Karibu. Erega urugo ni urwawe. Wow! Wow! Serie, star kabisa star. Hari utuntu ndimo nsoma dukeya ngiye kohereza kuri email mu kanya, ariko naba nduparitse kubera ko tutihutirwa cyane, nkitegura nkaza nkakureba. Nimba nguhobera gute? Ubu ndi kubishushanya ntabwo ndi kubishyikira. Okay, biraza kudutungura twese nyine ubwo nimba buri wese afite uburyo ashaka guhobera mu ndi, ngo turakora ibiza mbere. Mana we wihangane. Ntunyandikire kuko ndaguhobera pe. Bibaye ngombwa ko hari umuntu mbona yanyandikira, ariko ndaguhobera. Uri muraninza ahubwo reka nitegure pe. Itegure vuba ubanguke. Sawa hani. Ngomba kumusura ariko ya mutipe ni bogari, ngomba kumusura pe. Nta hantu binahuriye na Kennedy. Ariko se buriya undura mutipe sinzi ukuntu aje. Ariko tu amahitamo n'ayanjye cyo ngomba gukora n'icyanjye. Hagati ya Kennedy na Bruno ngomba guhitamo Bruno byanze bikunze. Nuko nanzuye nta kundi nanzuye. Hodi. Wow! Byibura utumye uko nari ngukumbuye ongera. Nta kintu na kimwe kibaho gikunda. Nari ngukumbisha. N'ubu njye nari nkumbuye no kukureba. Ngombwa. Birahuye. Ubu ahantu hatuje heza. Shamba hakunze nishimye. Ya, nkunda ibintu bituje nk'uko ubibona. Nawe uratuje? Nanjye ndatuje. Ndishimye. Ariko none ukuntu wambaye. Najyaga mvuga ngo uri pretty ariko noneho. Yakweli? Ndi kwerekwa. Kawajya kuntera isoni byiza. Andi makuru. Ari meza. N'ay'akazi. Kasara ka ambasade ni abari kenshi amaraporo ya buri kanya. Abo yabyoroshye. Nakundi natwe
mu gukora nta kiruhuko natwe dupfa kubona ibintu. Ntabwo byoroshye ariko cyambere ni akazi. Kate, muheruka gym? Urabizi sinjya ntiburira. Serie. Ndatwite. Muri famiye yacu ntago dutera inda na muganga arabitubwiye.